Reka nongere ngusuhuze ukurikiye Tekinika, nizere ko umeze neza cyane. Tekinika ikugezaho amasomo akwigisha ikoranabuhanga ndetse n'uko wakoresha ikoranabuhanga kugira ngo uribyaze umusaruro. Ubu turi kwiga gukora porogaramu za mudasobwa ukoresheje JavaScript. JavaScript akaba ari ururimi rwifashishwa mu gukora ama website ndetse n'izindi porogaramu. Tumaze kwiga ibintu byinshi, uyu munsi tugiye kwiga icyo bita this keyword. This keyword ni ijambo rikoreshwa muri objects. Ubushize twari twize objects. Urugero, reka dufate object. Tugiye gukora object y'umuntu, noneho iyi object y'umuntu turashyiramo amazina y'umuntu, ubwo name, izina ry'umuntu tumwite Kabanda, noneho dushyireho n'imyaka ye, nubwo wenda imyaka tutayikeneye dushyireho age. Noneho icyo nshaka kwereka ni uburyo ukoresha this keyword. This keyword uyikoresha nk'iyo ugiye gukora function. Reka dukore function yitwa kwitsamura, izajya yerekana igikorwa kibaye mu gihe uyu muntu yitsamuye. So function, noneho muri iyi function dushaka gukoreshamo iri zina ry'uyu muntu cyangwa se n'imyaka ye. Reka tuvuge ko umuntu iyi function izajya ihamagarwa, tuzajya tuvuga ngo runaka, cyangwa se ko dufite izina rye tuzajya tuvuga ngo Kabanda ufite imyaka 23 aritsamuye. Ubwo ni ukuvuga ngo twari dukoresha ngo name, usimbuye izina Kabanda ufite imyaka, noneho hano dushyiraho imyaka ye. Imyaka ye ubwo ni iyi age, nayo tuyishyiremo hano aritsamuye. Igikorwa kibaye hano, mwibuke ko izi function ziba ziri muri object hano zitwa methods. Ni methods uko twabivuze ubushize. Niduhamagara iyi function, iyi object yitwa umuntu kuko twabivuze ubushize, wandika iyi object ugashyiraho iyo method, noneho ukayikoringa gutya. Ubundi buryo ushobora kubikoramo ni ukuba washyiraho tuno tumenyetso hano, ukandikamo izina ry'iyo function, ni ukwitsamura, warangiza ugahita ushyiraho utudokumo tubiri, nabwo uba uhamagaye iyi function irimo hano. Reka turaningira naho turebe uko biri kugenda. Iyi function nihamagarwa ngo igomba guhita ireba izina ry'uyu muntu ririmo hano n'imyaka ye, noneho ikavuga ko uwo muntu yitsamuye. Iyi file yitwa this.gs. Tuyifungure urahita ubona ko haba error ibaye ni iyihe rero? Baratubwira ko name itari defined. Nubwo twayishyizemo hano ariko ntabwo iri buze kuyibona kubera ko ntabwo iri defined, niko error iri kuvuga. So kugira ngo rero ubashe gukoresha izi properties za object zikoresha muri methods cyangwa se muri functions ziri muri objects, aho ngaho wifashisha iyi keyword yitwa this. Uko ubigenza, ushobora kwandika ngo this akadomo name. Iyi this ibihagarariye iyi object. Iyi this iyo ikoresheje nko kuvuga ngo object akadomo name, nkuko hano ugiye gushyira kuri logo wandika ngo umuntu akadomo name. Rero kugira ngo ubishyiremo hano muri iyi method dukoresha iyi this kugira ngo isimbuye iyi object hano hejuru. Noneho hano dushyireho this age. Tumwike mbikureho. Ubwo no kuvuga ngo tuyiraninge, rero tubona ko ngo Kabanda ufite imyaka 23 aritsamuye. Iyi this isimbura iyi object, igahita wayishyiraho, ukaba ushobora gukoresha properties zose ziri muri iyi object yacu. Uramutse ufitemo n'izindi method ushobora kuzikoresha muri iyi method cyangwa se nayo ukayikoresha mu zindi ukoresheje this. This ikoresha properties na method ziri muri object mo imbere. Iyo utayishyizeho bakubwira ko bitari defined. Ubu ni uburyo bumwe iyi this ishobora kuba yakoreshwa muri object. Ubundi buryo buhari dushobora gukoresha iyi this, hari igihe ushobora gukora function ari function yindi ushaka gushyira ku ruhande ukaza kuyishyira muri object zirenze imwe. Reka tuvuge urugero, dufite object zigera kuri 3. Reka tuvuge object ya mbere ni umuntu witwa Kamari. Ubwo hano ni ukuvuga ngo dufite object 3. Ya mbere irimo umuntu witwa Kamari, iya kabiri irimo umuntu witwa Kanyagengwe,
iya gatatu irimo umuntu witwa Kamana. Noneho dushaka gushyiramo method izajya ijya muri izi function, muri izi object zose, ngo dushyiramo nka function yindi yitwa kwiruka. Dushaka kuvuga ko umuntu arirutse, tugashyiramo izina rye, tukavuga ngo runaka arirutse. Birasaba ko dufata method tukayishyira hano muri buri object, ariko ushobora kubikora ku buryo urakora function ku ruhande, noneho ukaza kugenda uyishyiramo bitagusabye ko uyandukura kuri buri object. Ibyo dushobora kuvuga ngo function kwiruka, function yitwa kwiruka. Noneho muri kwiruka dushyiremo console log, tuvuge ngo runaka, ubwo nindereka hano hajyamo izina ry'uwo muntu, runaka ari kwiruka. Ubushize twavuze ko iyo ugiye gukora function ari variable ushaka gukoresha muri iyo function, uzishyiramo hano nka parameters, ariko kuri iyi nshuro ntabwo turi buzishyiremo kuko iyi name igomba guturuka muri object. Ubwo icyo turi bukore turashyiraho this, nubwo iyi function atari object, noneho iyi function tuyishyire muri object. Nituyishyiramo izajya ihita ifata izina riri hano muri iyi object irizane hano muri function. Ni ukuvuga ngo iyi function nubwo iri kugira gutya, ni nkaho ari nk'ingi twakoreye hano hejuru, ariko noneho kuri iyi nshuro twaba tuyikoreye hanze tugiye kuyishyira muri object. Ubwo nituyishyiramo turavuga ngo kwiruka, ushobora kubishyiramo gutya kwiruka, cyangwa se kuvuga ngo kwiruka bingana no kwiruka. Ni ukuvuga ngo iyi method yitwa kwiruka iraza kujya ikoresha function yitwa kwiruka iri hano hanze. Kubera ko bisa ntabwo ari ngombwa kubyandika gutya, ushobora kubyandika rimwe, nabyo birashoboka, ariko reka kugira ngo bisobanuke neza, reka mbirekeye gutya. Function iyo ugiye kuyasayininga cyangwa se kuyishyira kuri method, ntabwo ari ngombwa ko uhita uyikoringa. Iyo uyikorinze ntabwo bikunda, uyishyiraho nka variable gutya kugira ngo nuhamagara iyi method ariko iza guhita ikoringa iyi function hano hejuru. Ubwo hano kuri buri person, kuri buri muntu, turaza gushyiraho iyi method yitwa kwiruka. Noneho niza tuzaduhamagara iyi kwiruka, nituzaba tuyihamagara, noneho bakabona hari this.name, izajya ihita ifata iyi name iri muri object tugezeho .kwiruka, noneho dukoringe method turebe uko biri buze kugenda. Tubona ko uvuga ngo Kamari ari kwiruka, person 1 yitwa Kamari. Reka turebe person 2, shyiraho person 2 kwiruka, nawe tuyikoringe turebe. Urabona ko bavuga ngo nawe Kanyarenga ari kwiruka, nawe yitwa Kanyarenga. N'uwa gatatu nuko byagenze. Ni ukuvuga ngo iyi function nubwo iri hanze, icyo twanze nuko tuguma tuyandika kuri buri object, ko object ikintu zitandukaniyeho ni aya mazina gusa, ariko method zirimo zo zirasa. Aho kugira ngo tugume tuyandukura, dukora iyi function, noneho tukaza kuyishyira muri izi object, ku buryo dukeneye no kugira icyo duhindura, dushobora kuza tukabihindura rimwe tudahinduye ahantu hose dukeneye guhindura. So ni uko nguko this keyword ikora, ibiri ku referencinga kuri iyi object, ni nkaho iba yasimbuye object.